Kami ka muntu ni umutima we. Kami ka muntu ni umutima we ni umugani abanyarwanda baca iyo babonye umuntu yiyemeje kwihitiramo icyo bamwe bamubuzaga. Nibwo bagira bati kami ka muntu ni umutima we, ni mu mwihorere. Uyu mugani rero ngo wakomotse ku mugabo witwaga Muhangu. Yari atuye mu mvejuru za Butare ahasaga mu mwaka w'1400. Kuri iyo ngoma rero mu 1400 hariho uwo mugabo witwaga Muhangu, akaba umupfumu wa Mibambwe. Muri ubwo bupfumu rero ngo yari yarakubitiyeho no kuba ari umutoni w'akadasohoka kwa shebuja Mibambwe. Bukeye umwe mu bagore ba Mibambwe asama inda. Imaze gukura Mibambwe ategeka abapfumu bose kugisha rero kwari nko kuraguza ngo bashake amakuru yizewe cyangwa se kugira ngo barebe aho umugore we ashobora kuzabyarira. Abapfumu bajyana imbuto z'uwo mugore bajya kuragura nyine nk'uko babisabwe n'umwami. Abenshi mu bapfumu bemeza ko akwiriye kubyarira ahitwa Cyambwe, aho ni muri Musambira cyangwa se Gitarama y'uyu munsi. Muhangu wenyine rero muri abo bapfumu bose we yemeza ko akwiriye kubyarira mu Bitagata bya Muganza, aho ni muri Kayenzi, hakaba naho muri Gitarama. Kera kabaye rero abapfumu bava mu rugishiro, ni ukuvuga ngo bari bavuye aho bateranira baraguza, baza kuvuga uburyo Imana zenze cyangwa se zagenze. Bageze imbere y'umwami Mibambwe bati twese twemeje ko umugore wawe akwiriye kubyarira mu Cyambwe. Bati Muhangu wenyine niwe wemeje yuko umwami akwiriye kubyarira mu Bitagata bya Muganza. Kubera ubutoni bwa Muhangu bituma Mibambwe yemera mu Bitagata bya Muganza ko umugabekazi ariho aza kujya kubyarira. Nuko umugore wa Mibambwe bamwohereza mu Bitagata kumarayo igihe cyangwa se kwaramirayo. Haciyeho iminsi agiye kunda arananirwa arapfa. Abapfumu bereje ko yakakwiye kubyarira mu Cyambwe cya Musambira bababoneyeho urwaho rwo kurega Muhangu, bamurega ku butoni bwe kugira ngo atange, dore ko n'ubundi nta muhaka ukunda undi ibwami. Babwira Mibambwe bati nta kindi kishe umugore wawe yishwe na Muhangu watumwe ajya kubyarira aho inzuzi ziterejwe. Iyo yemera akajya kubyarira aho twereje, umugore wawe ntacyo aba yabaye. Mibambwe bimujyamo arabyemera, biramubabaza cyane. Inkuru iragenda rero igera kuri Muhangu aho yari atuye mu mvejuru za Butare. Abyumvise arahambira n'abe bose, nuko barahunga bafimyamyo baragenda bajya i Burundi. Bagezeyo akeza umwami waho aramwakira, amushyira mu bapfumu be. Muhangu aratona cyane, ndetse ngo aratona kurusha bitambutse uko yari amutoni mu Rwanda. Muhangu rero ngo yari afite abana b'abadabagizi kuko bakuriye nyine mu bukire bw'ibwami, ariko bagakunda guhakwa n'ubwami nyine, ndetse ngo ntibiyibutse yuko bakwiriye gusezera cyangwa se ngo batahe, ahubwo bagahora bitwaye nk'abana b'abakungu cyangwa se barerewe ibwami. Bukeye Muhangu arabyitegereza asanga abana be ntacyo bazimarira. Nibwo Muhangu abasezereye ubwe barataha. Bamaze gutaha nawe arabakurikira abasanga iwe. Akigerayo arabatumiza ngo baze bamwitabe. Bamaze kuhagera arabatumiza n'abatoni be bose ndetse n'abagaragu, baraza bateraniraho ari uruvange kugira ngo abagire inama. Ubwo amaze kubahamagara arababwira ati bana banjye, kwitota ubwami si bibi. Ikibi cyanyu ni ukutagira icyo mubwira umwami ngo mukimusabe. Arongera arababwira ati mubuza kandi kami kadahwanye n'umwami, ariko kakaba ariko gatuma mubana n'umwami mukuru neza. Abahungu be n'abagaragu birabayobera, bararebana gusa. Muhangu abonye bamanjiriwe ati dore ako kami gato gashyikiriza umwami mukuru ni umutima we, ni umutima w'umuntu. Bose batangarira iryo jambo Muhangu babwiye, nuko barumirwa. Nuko haciyeho iminsi Muhangu arapfa, abana be basigara muri bwa budabagizi bw'ubutoni yabaciriye. Bukeye mukuru wabo akubaganya umugore w'umwami w'u Burundi, baramufata bimushyira mu makuba, arabohwa aranyagwa. Byototerana barumuna be bose baranyagwa. Abagaragu ba Muhangu bamaze kubibona bibuka rya jambo yasize avuze bati kuko kami ka muntu ni umutima we. Muhangu yavuze ko umutima w'umuntu ari akami gato, umwami akabangikana nako, ariko kakaba ariko gatuma umwami amukunda. Nuko rubanda babisamira hejuru ubwo
babona uwiyemeje icyo abandi bamuhinyuraga bati nimumureke burya kami ka muntu ni umutima we. Aha ni naho kandi haturutse kwigira kami gato aribyo bisobanuye kwigira icyigenge. Kami ka muntu rero bisobanuye umutimanama cyangwa se umutima wigira inama icyo umutima ushaka. Murakoze rero, umugani wacu w'uyu munsi naha tuwucumbikiye, tuzongere ubutaha.